16 z'ukwezi kwa kane aho ni mu 2022 ni kuri ADPR Remera ubwo habaga igitaramo cyo kwizihiza Pasika cyateguwe na Korali Amahoro. Habereye igikorwa benshi bise cy'ubugome n'itesha agaciro ku itorero ryakozwe n'ubuyobozi bwa ADPR. Abantu benshi bari biteguye ko Pasiteri Masumbuko Joshua yari kubwiriza muri iki gitaramo, dore uko yari yaraciwe kubwiriza ku mpamvu zitegeze zisobanurirwa abakristo ba ADPR. Batunguwe no kubona yirukanwa mu iteraniro kandi hari hashize ukwezi kose byarateganyijwe ko ari we uzakigishamo. Bari bageze mu gihe cyo kwakira umuvugabutumwa ngo asuhuze abanyatorero, dore ko yiteguraga kuvuga ijambo ry'Imana. Abari aho bagaragaje amarangamutima menshi, bakoma amashyi menshi bagaragaza ko bishimiye kongera kumubona abagaburira ijambo ry'Imana. Mu gihe yari yahagaze imbere ku ruhimbi ngo asuhuze itorero, ako kanya hahise hasohoka itegeko ry'ikubagaburisa Masumbuko asohorwa mu rusengero agataha. Amakuru Gusenga TV yamenye cyane bigoranye nuko mbere yuko ajya kwigisha umuvugizi wa ADPR Pasiteri Ndayizeye yahamagaye uwitwa Eugene umwungirije amutegeka guhamagara umushumba w'itorero rya Kabuga ngo nawe ahamagara umushumba w'itorero rya Remera ryabereyemo iki giterane guhita ahagarika Pasiteri Masumbuko kubwiriza. Ubwo umushumba wa Kabuga yahise ahamagara uwa Remera amutegeka kwirukana Masumbuko, maze nawe ahita atuma mwarimu Edimo uyobora Remera kujya gukura Pasiteri ku ruhimbi. Uwo Edimo yahise asanga Masumbuko ku ruhimbi, aramwongorera amusaba ko ajyana hanze gato akagira icyo amubwira. Amakuru Ugusenga TV yatahuye nuko mu gihe bari hanze, mwarimu Edimo yabwiye Masumbuko yuko agomba guhita afata inzira agataha adasubiye mu iteraniro ngo kuko itegeko riturutse hejuru muri ADPR. Mu rusengero abantu ntibigeze basobanurirwa ibyari birimo biba muri uwo mwanya. Mu rusengero imbere kandi Korali Amahoro yahise itegekwa nayo kujya ku ruhimbi ngo ikomeze iririmbira abantu indirimbo nyinshi mu buryo itari yateguye. Mu gihe hari hagishakishwa icyakorwa, maze nayo irabikora ariko itazi birimo kubera hanze, nayo igeze aho rambirwa. Ubwo yari imaze kuririmba indirimbo nyinshi, nayo yatangiye kwibaza impamvu Masumbuko ataza ngo yigishe, cyane ko nawe wari ukiri mu rusengero. Ubwo nibwo abari mu rusengero batunguwe no kubona ku ruhimbi hazamutse undi muvugabutumwa utari wateganyijwe, maze nawe yigisha ibyo atari yateguye. Abari aho ngaho bose bakubiswe n'inkuba babonye ibibaye, bibaza aho Pasiteri Masumbuko yarengeye, bibajije impamvu yigishije undi muvugabutumwa ariko nta gisubizo cyabyo bigeze babona, maze bamwe batangira kujya basohoka urusorongo. Ibi kandi byabaye bisa neza n'igihe Pasiteri Usabyimana Samuel muri 2013 nawe wigeze gukomerwa amashyi ubwo Bishop Tom Rwabaganza na Sibomana Jean bageraga mu giterane cyari cyabereye kuri ADPR Muhima. Abakristo bakomere amashyi ariko bakayakomera Pasiteri Usabyimana Samuel, kuva ubwo bahita bamuca. Uyu ni umwe mu bantu twaganiriye mu bari bitabiriye igiterane, yabwiye Ugusenga TV ko bibabaje kubona umuyobozi wa ADPR aza gukinira mu giterane cya Korali Amahoro. Yavuze ko yasuzuguye cyane agatesha agaciro korali ndetse ko akwiye kubisabira imbabazi. Yashoje avuga ko ababajwe n'imbaraga Korali Amahoro yatakaje muri iki gikorwa, ariko kikaba cyabangamiwe n'abari bagakwiye kugishyigikira. Ikindi kandi tubibutsa ko Pasiteri Masumbuko Joshua yabaye umunyamabanga mukuru wa ADPR kuva mu mwaka wa 2007 kugeza 2013 ku buyobozi bwa Pasiteri Usabyimana Samuel. Yanabaye umuyobozi wo ku rwego rw'akarere ku buyobozi bwa Bishop Tom Rwagasana na Sibomana Jean, kugeza ku bwa Pasiteri Karurangwa Ephraim, aza guhagarikwa n'ubwa Pasiteri Ndayizeye ubwo habaga amavugururwa y'abakozi. Byari biteganyijwe ko Pasiteri Masumbuko ari we wari kuzigisha muri iki gitaramo cy'iminsi 2.